Hello. Hi. Umeze neza? Ni sawa? Sasa rero niba munkunda, ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izagira uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Ndacyari wa wundi rero ndagira ngo nzayanirirwana namwe ijoro n'amanywa, abaryamye ku manywa se cyangwa nijoro, abantu muri mu mamodoka muri kunyitegereza, ndagira ngo tuganire nyine bya bindi biryoshye, kwa kundi mba ngomba kubaryohereza nyine, ariko nyine maze mubwire ukuntu meze kugira ngo nyine tujye tumerana neza, dukundane, sibyo? Kandi nanone mbibutse yuko wa mugabo nawe wa mugore we, ikintu ngiye kubabwira ariko mumanze mujyana abana mu cyumba vuba, mwihute. Okay, nizere ko mwananjije kubisoza rero. Nshaka kugira ngo manze mbaze kabisa, njya numva ngo abagore bapfubye, ngo habaho abapfubuzi. Umugore apfuba gute? Umugore apfuba gute kweri? Wa mugore we rero ndagira ngo nkubwire uburyo witezamo gupfuba. Niba umugabo ari kukurongora, uraho umeze nk'umuntu uri kureba ishusho ngaho, umeze nk'umuntu uri kureba ba Kiss Brown na bari hana hariya, ntunyeganyega, ntuvuga. Icyo gihe uzumva ko uri burongorwe neza gute? Uzumva ko utari bupfube? Nshaka kugira ngo ubwire uburyo ugomba kujya witwara kugira ngo ubwo bupfube buveho, kugira ngo utazongera kujya wumva ko wapfubye. N'umugabo wawe uzamubabaza abone yuko utabyitaye, udakeneye kurongorwa nk'uko abishaka. Ni hahandi usanga umugore yagiye ngo yagiye mu bapfubuzi kandi ari wowe wabiteye. Nkubwire rero, itware gutya. Niba wumva neza ko imboro ikurimo, buja, koresha umubiri wawe. Niba ubona ko ari kugucumita, uri kubyumva nyine ari gucumita, nyeganyega umuvugisha. Nugenda ukaba nk'igiti, nta kintu kizatuma udapfuba. Uzagenda wimerere nkaho ubwo umugabo ari akicunda bata aho ngaho rwose ameze nk'umuntu uri kurongora intumbi. Kubera iki se? Uzi kuvuga, uzi gukoresha intoki zawe, ikintu cyose urakizi. Kubera iki udashobora kuruhura umugabo wawe ngo unamufashe muryoherwe mutinde? Niba ari kukurongora, uri kumva neza uburyo aba afite umuvuduko, afite ubushake, aragukeneye, ari kukuvugisha. Kubera iki se? Uraje ubwo nyine. Abagore bakunda gukora ibyo bintu ni ba bagore bagira za ngeso. Ubu ngubu urebe n'isura ndi kubikubwirana, ni ibintu mba numva bimbabaje, ni ibintu bitajya binshimisha na gatoya. Ugasanga afite ahantu ajya yisanzura, kandi umugabo wawe mubana nk'umugabo wawe. Wamwisanzuye ukamuha igituba cye neza, ukamusekera, ukamubwira utugambo twiza, ukamwongorera, ukamusoma kugira ngo mufatanye, kugira ngo utumva yuko atakwitayeho. Agomba kukwitaho, ariko niba wowe ushaka kwica intege muri wowe, niba utabyitayeho, urumva ntago biragenda neza, urapfuba. Ahantu usanga mwapfubiye kenshi, niba wagiye ukagagara, wamuhaye icyizere gikeya, si umugabo wawe se? Mwisanzura kurongore neza, mwisanzureho, umuhe igituba neza. Niba ari kugucumita, wumve ko agucumise, umwakire, umuhereze ijwi neza, hanyuma nawe wicare cyangwa se unaryame wumva ko umubiri wawe uruhuka kubera ko akurongora neza. Unyurwe n'imboro ufite mu nzu. Ibaze noneho niba bya bindi mwamenyereye abagore benshi mudashima, ufite umugabo ntako atagira, yiha icyuya ukabona ahantu hose yatutubikanya, ariko wowe kumva ngo wapi? Gute se? Mufashe kimwe cyose
agucumite rwose ameze neza, umwuka umwe, mugire impumeko imwe ku buryo niba ari kukurongora wumva ko uri kurongorwa. Ubwo se najya kukunyaza urumva aranyaza umuntu utavuga koko? Najya kunyaza arafata imboro amere nkaho ari ntago umugore bari kumwe ntamwitaye, ubwo se ako gahinda we yagakira koko? Wa mugore we wakwihanganya ugafata igituba neza ukakimuha, ukamera nkaho nyine wisanzuye ku mugabo wawe, ukamera nkaho umubiri wawe nyine ukeneye ikintu ukeneye. Igituba twagihawe kugira ngo kishime gishimishe imboro. Imboro nayo igomba gushimishwa n'igituba. Uzishima ryari udafashe umugabo wawe ngo umwisanzureho, utinyuke umuhereze, umuhe igituba nk'uko agishaka? Njyewe rwose pe, umugore uzi ko yitwara gutyo nafunga 0 nkayuzuza, uwo si umugore mu rugo rwose. Wa mugabo we uretse kuguhereza amahirwe nkakubwira nti mugiye muri kurya, cyagiye muri dushe, cyagiye uteguye kujya muri dushe ubona ari ngombwa yuko ugiye koga, uramubwira uti mperekeza, naza nambaye uzamushotora uko ubishaka, uzamusukeho amazi, umukoreho bikomeye cyane. Icyo gihe atangire yirekure, akwihereza guha umubiri wose, mbese yumve yuko akeneye kugira ute, kurongorwa hasi hejuru nabi na neza. Umugore umeze gutyo uramutungura. Niyo mwaba muri kurya ku meza, wowe urabikora nk'umugabo, warangiza abana ukafata nk'icyumba ukabagaburirira mu cyumba hirya ku buryo batarareba ibintu muri gukora. Nta mugore wo kujya gusebya umugabo ngo ndongorwa nabi, ajye gusambana hanze, kandi dufite abagabo mu nzu bagomba kuturongora neza, bakadukorera kimwe cyose. Hanyuma rero ni cyagihe uba ugomba kuba, niba mutangiye kurya uramusaba uti sheri wantamika, sheri, ukamureba mu maso ku buryo bimuhangayikisha, akajya kubaza ngo sheri uri kureba iki, sibyo? Iyo bitangiye kugenda uko nguko, ibiryo mubita ku meza, utangira kumukoraho, ukamukoraho, ukamusoma. Uri kubikora nyine mutungure, ukamukoraho. Ibintu nk'ibyo biryoha kubi iyo atangiye kubona uri kwivumbura, ukajya ukora utuntu twinshi cyane, ukajya umukoraho bitunguranye. Icyo gihe aricara akavuga ati ndarongorwa tu, uyu mugabo ntago ndi bumukire. Kandi koko umugabo wakwiteze, wakwiteguye, ntago wamukira. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo abagore bo kugenda turi gusebya abagabo bacu ngo ntago ndongorwa neza, gute uragenda ukaryama nk'umurambo nk'igiti, ukumva ko umugabo araza agashyiramo akarinda arangiza ni ipoto ni igiki, ni kino gitanda ni matera ndyamyeho. Muri kubabaza abagabo banyu. Ibyo ngibyo ntago byagakwiye. Murongore neza, nawe urongorwe neza. Fata karibu ku mugabo wawe, niyo mwaba mumaze gutongana nona, niyo yaba amaze kugukubita, nibigera kuri icyo kintu kandi umugabo arabizanye, shira uburakari vuba vuba, mwiyunge. Kwiyunga k'umugore n'umugabo ni ukurongorwa no kurongora. Icyo gihe kirakiranuka ku buryo ejo utazumva ngo napfubye, wowe nk'umushyuko ngo uranyishe, ejo ukazirirwa uryamye ntiwigeze uvuga ikibazo ufite. Ntiwarangije. Iyo utarangije urabivuga aho kugira ngo upfube. Urumva? Babarira kabisa, kuko njyewe nta nubwo nagushimira na gakeya uri umugore wifata gutya imbere y'umugabo we. Ufite umugabo mwiza, ufite umugabo byibura iracyahaguruka akakurongora. Ese ubwo ngubwo ameze nk'ikiremba kandi yarakuzanye akurongora, ibyo bintu wabikunda, wabishima koko? Mada, wafashe ubwenge ugakurugutura amatwi yawe kumva ibintu ndi kukubwira kweri, ukamenya gufata umugabo wawe neza, akakurongora neza nk'uko bikwiye.
naramuka gupfubije kubera imyitwarire yawe ntago ari byiza. Ako gahinda ka buri munsi hoya, ejo uzahura n'umupfubuzi ugenda ugiye kumutakira kandi atarusha imboro umugabo wawe gukora neza, atarusha na kimwe n'iki na kimwe, agufata neza, aguha ibyo kurya byiza, umubiri ukamera neza, ugakora ugashyukwa. Kubera icyo ushyukwa ubundi wagiye ubireka mu gihe wumva ko umugabo wawe adashobora kumwitaho koko, ukumva ngo wapfubye. Ni wowe udakeneye kugira ngo upfubuke, ni wowe ugaya imboro ufite. Urumva, urebye agahinda mfite muri aya maso pe, njyewe nyifite wa mugore we tugahura, ntitaye ko umugabo wakurongora ukagaya, nagucurika nakurongora kubyo n'undi munsi wasubira inyuma uri guhobera umugabo uvuti sheri ndagukumbuye njyewe nakurongora ku buryo none bya bintu utazi nabiguha amabya nkayagukubita ariko nkakuyaza hahandi none nk'umugabo ahita avuga byagenze ute, nyamara uzanivamo uvuge ko wanamuciye inyuma. Nkomeje mbashimira rero, nubwo mbashimira ariko ndababaye. Mwabagore mwe mufate abagabo banyu neza, babanyure babahaze, mwere kujya mwirirwa muvuga ko mupfuba. Nta mugabo uzajya kugupfubura atari uwawe, icyo gihe azagufata nk'igishoshwe. Murakoze rero, mukore subscribe nizo share, mukomeze nyine kuko turabakunda cyane. Ni mwebwe bacu, ni mwe duhorana buri munsi. Murakoze, nizere yuko nta kindi kibazo kizongera kujya kiraba ku bagore. Murakoze cyane, murakoze pe.